nkubwira ko hari aka video ka Pamela karimo kara trendinga. Ako ka video ka Pamela karimo kara trendinga, ndashaka ko murekeraho kuzajya kugasharinga. Ndashaka ko murekeraho kugasharinga. Murekeraho kugasharinga. Buri munsi mujya musaba uruhara, mushaka uruhara murekeraho kugasharinga kubera murabizi ko Ben nawe yigeze gukurura ishanga, nta kintu gishasha. Utwe rw'inzobe, Ben nawe yigeze gukurura ishanga. Ese gukurura ishanga hari n'akandi ka video bafashe Ben ari muri Karuna, hari urwana yitsimbye. Hari urwana Ben yari yaritsimbye, urwana rw'inzobe. Urwana rw'inzobe. Ico ni icyambere. Ikindi numvisha makuru nguriya muhungu ngo ni brother wa Pamela. Ngo ni brother wa Pamela. Ako se brother wa Pamela wirabura kuri Pamela ko yirabura, brother kabinzobe. Ni nkuko wavuga ati ngewe indi brother wandi. Ninde ufite igikara cyane hano muri showbiz twavuga ko ati n'umuntu arirabura pe. Chita. Oya, Chita nawe no umugabo cye. Nk'urwana rwirabura. Urwana mumbwira urwana ibyana byirabo kode yo gufasha Pazoman. Erega Dumba turabizi ko ufana kandi ukunda melody zibaga square, nta mugabo uvuga ndakuburoka. Ndakuburoka. Nariko nabuze ingufu zo kuburoka abantu these days, sinye buroka abantu. Nka Chita, nkuko wavuga ati ngiye mvukana na Chita. Ntago byavamo, ntago ushobora kuvuga ati mvukana na Chita mvuge ngo bivamo, ngo abantu bavuge ngo ngo Dumba avukana na Chita, reka bahita babyanga, bahita bavuga ati reka nta Dumba avukana na Chita. Uriya musore ntabwo asa na Chita, ntabwo asa na Pamela. Akashaka kuba ari musaza we. Ashobora kuba ari musaza we, ariko nta bidanje. Ashobora kuba ari inshuti ye. Ashobora kuba ari inshuti ye. Nge ndemera ko ashobora kuba ari inshuti ye. Munyakazi Dumba wampaye support. Ese none isugi ya mbere nzi, nkumbuye interview zawe. The real Gasana ni mukara ahubwo atangayira. Nka Gasana gute bashobora kuvuga ngo The real Gasana uriya munyamurenge. Gasana we ni umunyamurenge, The real Gasana ni umunyamurenge. Niho tubavuga ati uriya munyamurenge ngo turavukana. TB Tiger rwubatswe ku musenyi. Nyumvira ubu comment. Brother umeze gute? Oya, ibyo bintu by the reka mbabwire, ikibazo tufite muri showbiz nyarwanda ni kimwe. Ikibazo dufite muri showbiz nyarwanda ofete yatanga abantu bayirimo nka pioneer baba blogger, like ushobora kuvuga Dekati, ushobora kuvuga abantu ushobora kuvuga nyine bafite amazina manini, ushobora kuvuga Dekati, ushobora kuvuga Jesquiza wa Mipango ari muri mu pioneers, aba blogger n'abanyamakuru mu pioneers, abantu batangiye ibi bintu bazi no kubikora. None ugashiramo na Dumba mwenyewe ngewe, hari uburyo dukora ibintu abantu bashasha baje badashobora gukoramo ibintu. Nkanjye Dumba sinshobora gufata, hari nk'abantu njya mbona bakora inkuru kuri Bruce Melody. Ibi bintu mu recording abafana ba Bruce Melody mu bibone. Muri showbiz haba hari bamakimbirane, abantu babaho kutumvikana, habamo kutumvikana. Melody dushobora gukora ikintu, Melody nyine akantenguha, urumva The Ben dukora ikintu akantenguha, Kevin Kade dushobora gukora ibintu akantenguha. Ariko aho nandukanira nuko niyo twaba dushwanye menya ibyo navuga nibyo ntavuga. Nkanjye sinshobora gukora posti ndimo
ndimo nderekana ko Pamela akoze ibintu bitiyubashye. Iyo post sinshobora kuyikora koze iyo post iyita yemerera uwundi mu blogger uri hasi ko ashobora gupostinga ikintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo dupostinga ibintu ibyo ari byo byose. Ngiye biragoye kugira ngo postinge ndimo ndatuka Bruce Melody, biragoye cyane, ntabwo byabaho. Ariko aba blogger bashasha bagiye batwigana bakumva sometimes uraza hano ukavuga amagambo ugacishamo za gaswere, noneho umuntu akavuga ati umuntu niba ashobora kuvuga gaswere, ngiye gaswere ntayo nzavuga, ariko nzavuga ukuri ngo cyangwa ngo mvuge ibi ngibi, ugasanga koze post man iri very dangerous, influencinga gukubahuka abantu no kubahuka ibintu. Like hari ibintu byinshi muri showbiz mba nzi ntashobora kuvuga. Like I cannot say ibyo bintu sinshobora kubivuga, kubera manzi ko icyo kintu nikirangiza kugira muri society kiraza kwangiza iki, nikirangiza kugira muri society kiraza kwangiza iki. Ariko abantu bashengenda umuntu mukuru, icyambere murimo muravuga ko nshaje, hano muri comment murimo muravuga ko nshaje, none ntabwo mba nsazi ubusa. Urumva abantu rero barimo barakora ibi bintu usanga ari abana ndusha imyaka 15, imyaka 10 n'ingahe, ntabwo babatekereza nkanjye, ntabwo batekereza nkanjye, bo bazi ko ari ugutobora no kuzamuka gusa, no gutobora nyine tugomba gutobora nyine tuzamuke. Akaza agakora inkuru, niba yanga Bruce Melody akaza tuka Bruce Melody, akaza muvuga nabi, akaza arimo rakubita avunira mu mavi, you know, which is bad. Reka noneho ntangire kubloka abantu bafite comment imbi, ntangire kubabloka. Turebe abantu, turebe ndebe umuntu ngomba kubloka. Reka manze mboroke abantu, nuko nifo kumbashira ku murongo hano kuri live. Dumba wampaye like nkagusaba please, ngomba kubanza kubloka abakaritasi hano. Ushaka 1k, ushaka 1k, umuntu ushaka verification inanyandikire. Tubanze turebe abantu tugomba kubloka hano, abantu badafite discipline, abana basha ntacyo bafite cyo guhomba. Abana basha ntabwo bafite cyo guhomba. Guys, ntabwo abantu munkurikiye hano, ntabwo buri kintu ari cyo gupostinga, ntabwo buri kintu bagipostinga. Niba hari ababloga bari hano, ndashaka kubabwira ko ntabwo buri kintu bagipostinga. Niyo mpamvu usanga abantu benshi Ribu yatangiye kubyegera. These days Ribu yaratwegereye kubera yabonaga dukora amakosa menshi, harimo amakosa menshi abantu bagenda bakora, cyane cyane abashasha, koze arashaka views, arashaka kubona ntuza, agahita kubita buri kintu cyose agenda kivugaho, buri kintu cyose agenda ashira hariya. Bro, The Benny iriya video kuri njyewe iyo nyibonye mbona iriya video nabidanje ku bantu, ku muntu usirimutse nka Benny, ku muntu nkanjye no ku bandi bantu bameze nkatwe. Iriya video nabidanje. Njye umugore wanjye ashobora kumbwira I'm going out with my friends, niyo baba ari high school friends, mba nshobora kumubwira ati just go out with my friends. Rero nshobora kwinjira muri boîte nkasanga arimo arabyina kuriya, ntabwo nza kuvuga ati mwabere yakitse yankiye inyuma. Reka amasaha namubwiye agendere, niyo yagiye aragaruka. Abantu yagiye nabo probably bajya baza bakadusura. Nkuriya muntu ashobora kuba ajyaza mu rugo kwa Benny na Pamela abasura, cyangwa numvishe ko ari musaza we ukuri. Abantu barimo baravuga ati ni musaza we. Mwebwe mugafata ibyo bintu mugahita mugenda mukabibwira abantu, mukabisharinga abantu. Benny we ashobora kubyumva ko ntabirenze. Benny we araza kuvuga ati ntabirenze, ariko ari abantu baba bari kumwe hafi ya mama wa Benny, hafi ya mama wa Pamela, barimo baravuga umwana, then ukazanga mama umutima muvuyemo ati umwana wanjye yagiye mu buraya, umwana wanjye ko nari nzi ko yarongowe. Ibyo bintu ntabwo bari byiza.
think about umuryango w'umuntu. Don't just think about ngo Ben ngo hano ngo turimo turamukoma, ngo Ben hano ngo turimo turagira. Ibi ngibi ukunda Bruce Melody, katuvuga uri ukunda Bruce Melody, uri umufana wa Bruce Melody. Ntabwo wakwishima nk'ubu ngubu aba blogger badakunda Bruce Melody baje bakamuvuga ibintu bisa nk'ibyo. Ntabwo wabyishimira uri umufana we. Ushobora no gukomeza kumufana ariko ukavuga ati nyamara ako kantu bavuze ntabwo ariko yaragakoze, yarabikoze. Rero tuba tugomba kurinda showbiz ibintu byinshi atari ukuvuga ngo buri kintu tugomba kukivugaho. No. You don't talk about everything. Niyo mpamvu kenshi niba mumfollowinga ibintu mbivuga biri mu rwenya. Dumba munkurikire Dumba iyo ari maravuga mvuga ibintu biri mu rwenya ugishobora guseka, mvuga ibintu ukuri kurimo ari guke. Ntabwo njya mvuga ibintu muri mukuri kwinshi, cause iyo ushizemo kuri kwinshi gutuma nyiri uri murabivuga yumva ko uri muramurwanya kubera iki se Dumba avuze ibyo ngibyo, kubera iki arimo aragira. Je mfata nk'akantu gakeya nkahita nkabesheraho ibintu kandi mukabikunda mukanankurikira nkaba ndi umuntu utwika hano ku mihanda. Bizabagora kuko mu bwanwa no kuzuru cyane papa. Urumva Dumba nshaka ko unzamura amfazi. Wasabye yo muri kutebesha ko ari umusaza we. Nabwo niko numvishe, ntabwo nimo ndavuga ko ari musaza we, nari nimo ndabivuga nakandi nimo kazajye muza mugwa mu bintu namwe. Nababwiye ati nanjye kuba musaza we nabyanze kubera umuniga n'inzobe kandi Pamela arirabura cyane. Ntabwo mbona ukuntu inzobe ya umuntu yavukana n'umuntu w'inzobe yavukana n'umuntu wirabura cyane kuri at least abari nk'imibiri yombi. Alisa abari nk'imibiri yombi taza kuvuga ati ako se ubu ngubu kweri ngo manager yaraguye. Manager wuhe? Muyoboke. Aba content creator rwose wasigaye bakabya, thank you so much. Aba content creator basigaye bakabya buri kantu kose babashaka kukavugaho, buri kantu kose bakadramatizing, bafata ikintu kiri normal bakigira ikintu cya danger. Bro, ababyeyi babyara abantu ntabwo baza kubyumva. Nk'ubu ngubu hari inkuru imwe yigeze kubaho, fata ku mavuta yigeze gukora, fata ku mavuta avuga ngo Ben agiye kwiyica. Yigeze kuvuga ko Ben agiye kwiyica, ngo yabuze amafaranga, yahombye, ibintu byose byanze, ubu gahunda agiye kwiyica. Fata ku mavuta namukunda, ntabwo nshigikiye de fact ko fata ku mavuta nyine ari muri prison, God forbid. Nibishoboka byose ninza no mu Rwanda fata ku mavuta ariho, ndibaza ko nzagenda, I'm pretty sure ko nzagenda kumusura. Ariko abivuze uko nguko bihurirana nuko Ben yaramaze iminsi nk'ibiri nyina yamuhamagaye akamusaba amafaranga. Ben akamubwira ati mama nta mafaranga mfite neza, niki. Noneho after 2 days mama wa Ben yumva inkuru ko ngo Ben agiye kwiyica kubera ubukene, yabuze amafaranga. Urumva Ben yari ari mu rugo saa 9 za nijoro, ajya kumva mama waramukomangiye. Havuga ati mama byagenze gute kuja ya masaha? Ngo mwana wanjye ngo uri giye kwikira iki? Ngo kubera icyo ushaka kwiyica? Ngo kubera icyo you know ugasanga uwakoze inkuru ahagarikishije umubyeyi umutima, kandi we ntabwo the reason ntabwo fata ku mavuta yakoze inkuru utavuga ko atakora kozi waba yumva ko agomba gukora inkuru hano hashe, but ntabwo yatekereje ibintu nka 5 before akora inkuru. Ntabwo yatekereje ibintu nka 5 before akora. Mwabyana mwe muri hano, ibi byana biri hano birimo birankurikira mwabigoryi mwe muri bito, you fucking young, muri ibyana bito, muri ibigoryi, muri n'ibigoryi cyane. Ntabwo muze ko ntabwo nzakora inkuru nkuko muba mubona ndimo nakora inkuru, but inkuru zanjye ziba ibintu byanjye nkora biba birimo umubare mwinshi cyane.
muba muri mu mubare mwinshi cyane, ntabwo nza ngo mfe kuvuga gutya reka mara ibyo ngibyo mba nabitekereje mu iyo nkuru nigira mu bantu baba barayifata gute, iki ni nkivuga biragenda gute, n'iki ni nkivuga biragenda gute. Rero ugasanga icyana kivuyiriye gifite 21 bakibwiye ko nguraratsa ngo hariya kuri kumbuga nguraza ngo byose ukabivuga ngo nibwo abantu bakurikira, mukajya mugahagaritsa imitima y'ababyeyi. Kandi ubwo sibwo burere tuba dukeneye mu Banyarwanda. Ibintu byose uba ugomba kubitekerezaho, ugatekereza no kuri ibyo bintu ukavuga ati ababyeyi buno muhanzi, ababyeyi ba Pamela, ababyeyi ba Nuza barabyumva gute ibi bintu. Ese ngewe mubyeyi wanjye nanjye ndi content creator, njye mubyeyi wanjye yumvisha iki kintu araza kugifata gute? You know, wowe urantuka gaswere ndakublock, I'm going to block you, ndaza kukubloka. Mureke guhangana nanjye, ni njyewe boss, ni njyewe ufite buto. Ni njyewe boss, ni njyewe ufite button, I can block you anytime. Kandi nkublockingira kuri live nta nubwo post zanjye wongera kuzibona. Rero tuza mvuge, nta muntu ntutse, nta muntu mputaje, tuza mvuge ndagenda. Otherwise ndakubloka nuza n'umutwe munini. Nje ndumva nuko mbikora. Ntabwo ni harimo ubugoryi bwinshi, ari ububoro bwinshi buri hano kuri boro, nibwo mu gitunga telefone ntabwo muzi imikorere yanjye. Hano aya ma live nyamazeho imyaka 6 nza nkakora live hagasha. Urumva? Rero ushobora kuba waguze telefone ukagira ngo dumba uraza bagapfa kumutuka bagakora iki, bagapfa kumutuka ndakurega ngiye bitutse nibyo nubatse mujye barantutse biragira aho ngabo birarangira. Rero nta mpamvu yo kunuka ngiye kugira ngo nuko kunuka neza nukumbwira neza. Iyo ushaka kunuka kugira ngo mbabare mbwira neza, ndababara. Dumba fuck you, dukomeze sibyo rata. Urumva? So rero aba content creator bose ibi bigere ku muntu uwo ari we wese. Dukora dumba babwire uko dukora. Ibi bigere ku muntu uwo ari we wese yumva ko ngo content ari ugupfa guta hanze. Ari ugupfa guta hanze. Content yibare urebe ati ndabona hano harimo iki, hano biraza kwending up gute. Nje ntabwo nari bwakora inkuru ku myaka 6 yanjye maze hano ngo havemo umuntu ufungwa. Ndashaka kubasubiriramo, ntabwo ndakora inkuru ngo inkuru Dumba koze bafungire mu muntu. Ako murabizi ko ibintu bisikira ku mbuga hano bijya bitwara abantu kajya kumva bamufunze. Ibintu byinshi bisakoringira hano ku mbuga kumva ngo runaka bamufunze. Nk'uyu Hakizimana nibwo kigura telefoni aravuze ati ikigoryi n'inyoko gaswere, reka noneho ngiye muhakanyina agashino kanyina none mu block nk'ubu ngo bapfiriye iki, ntinga kagume kaza kandi nzagasanga kayo karangira ngo waramburotse ngo mbabarira je ayirura uva ngiye nguskweza nyoko urumva vuba ntafite nkaguhana receipt nguskweza nyoko nkaguhana receipt. kubera icyo ushaka ko nkubroka widiwe kababari ndakihoreye nika sinshaka kubroka. Dumba, you promise me that you will follow me on Instagram. Urumva? So rero ba content creator guys, stop posting buri kintu man. Ibyo biboro ntago byavamo. Ibyo biboro birangiza society. We are not here. Ndashaka ko kubabwira ikintu kimwe. Umuntu nkanjye ntabwo ndi kuri izi mbuga cyane nkurikiyeho amafaranga. Umuntu nkanjye indi kuri izi mbuga to pave the way for the future. Kubera ibintu byinshi mwumve ubu ndashaka abanyabwenge, ndashaka abantu bashobora kuba bakuze kuzemo, bashobora kumenya ubwenge, bamenye n'ibintu umuntu aba arimo aravuga. Banyarwandakazi, ni ukuvuga ko showbiz cyangwa imyidagaduro yacu irimo irakura, iracyari hasi. Buryo igihugu giteye imbere n'imyidagaduro igenda itera imbere.
muri iki gihe imyidagaduro yacu ntabwo yari bwatangire kuvamo amafaranga nk'uko wavuga aba Nigeria bameze, cyangwa nk'uko wavuga aba Tanzania bameze, cyangwa abagande bameze, cyangwa abanyakenya. Bo bakora amafaranga menshi mu myidagaduro kuturusha. So rero icyo tuba tugamije ni iki abantu nkatwe? No kuvuga ko tuba turimo turashaka ko ino myidagaduro dumbara hari uno munsi, ariko ngiye ntabwo nzahaguma, ngiye nzapfa. Ubu ngubu ntabwo turimo turayibonamo amafaranga, ariko igihe nyuma y'imyaka nk'15 abantu bazaba bariho icyo gihe bazabibonamo amafaranga. Ariko kugira ngo bazayibone amafaranga hagomba kubaho badumba batangiye batarimo barareba amafaranga kozi ntabwo arimo. Ubufaranga dushobora gukuramo ni buke. So rero njyewe mba mbizi, njye mbikora mbizi. Urumva mbikora mbizi ko nta mafaranga arimo. Nkavuga Dumba urasa neza nta musatsi ufite. Nkavuga ati ibi bintu nta mafaranga arimo, ariko ngiye kubikora nanabitindemo to pave way kugira ngo umuntu uzaza nk'ubu ngubu katuvuge nka Mideli. Ubu ngubu arimo araza ameze neza, Mideli ameze neza, ariko Mideli ashobora kuba ari nk'umwana muto afite nk'imyaka nka 23 24. Mideli nakwiza imyaka 30 ibintu akibirimo bikora neza, hazaba ashobora guhembwa miliyoni 2 kuri contract njyewe ntabonye. Rero niyo mpamvu tugomba kubirinda, tukavuga ati ibintu nitubishiremo ibintu byinshi bibi, sibyo bishobora gutuma babihagarika. Kozi leta ishobora gusinduka mu gitondo igahita ivuga ati ibintu bya showbiz byose tubihagarike, birimo birakora akavuye muri society, biri icyuburere, biri iki, bagahita babihagarika, ugasanga bose abantu barahombye. Kozi leta y'u Rwanda yabikora, yabihagarika, ugasanga twese turahombye. Mideli afite 27 years, ariko Mideli azakwiriza ashobora kubamo agakwiza nka 35, agakwiza nka 35 akiri muri ibi bintu. Urumva cyangwa nk'iki cyakazunguka boss ndakibona muri comment, nk'urugwa kazunguka boss ejo bundi rushobora kuzajya rukorera nka miliyoni 2 cyangwa iki. Ariko ni rutarinda ikibuga gikorewe kazunguka boss, n'utarinda ikibuga ukoreramo uzazinduka mu gitondo bagutwaye mageragere, cyangwa se babihagaritse byose, kubera iyo ugiye gupostinga udatekereza ni izihe ngaruka ziri muri post indimo ndakora. Ako kantu murakumva aba influencer muri hano, abana bashaka kuba influencer cyangwa abatangiye muri ako kazi ba Metis, murabyumva ibyo biboro. Nimutabirinda, if you don't guard it, we're gonna lose it. We will lose it. Njyewe wamugane ndisazi ndi hafi kubivamo ibiboro. Ndi hafi kubivamo nta nubwo mbirimo igihe kirekire. Mushobora kumva na next year mbirimo, ejo nshobora kurongora cyangwa nkagira iki, mfite n'abana ngomba kurera barakuze, ngomba kubamenyera ibintu byinshi. So abantu bazagumaho bazabigumamo, ariko manigas mugomba kumenya ko you have to safeguard ibintu murimo murariramo right now. Otherwise fata ku mavuta YouTube yarayikoreshaga abona amafaranga. Impamvu yakoraga bya biganiro nuko bamuhembaga yabuze byose, cause right now umugore we, abana be ntabwo barimo bararya. Umugore we ntabwo arimo ararya. Ubu Jihad yabonaga amafaranga, yagiraga iki, yakoraga iki, nawe ntabwo ubu ngubu niba afite abantu yarebereraga bakoraga iki, they are not getting money, ntabwo barimo bararya. Ejo twagenaga tubireba, ejo bundi ashobora kuba njyewe ntigendesera, ejo bundi ashobora kuba wowe kazonka boss nutigendesera. Sokuru aba arabuye abana, sibyo rata kazonka boss. Sokuru mba ngomba kubabwira, I am the grandfather, here. Urumva, if you don't safeguard it, we're gonna lose it. Ejo bundi twaravugaga Jihad n'umuntu wicara kuri kamera, ntabwo mvuze nabi cyangwa ngo mwifurije ibyo ngira, ariko muribuka ko Jihad nafata ku mavuta biciye kuri kamera, baravuga ntabwo bazasubira kugenda kureba ribu, which iryo jambo yari ashobora kuba yararivuze, cyangwa yararivuze ari ukuvuga ko nifata ku mavuta yarivuze ndeke kubeshira Jihad, ashobora kuba yarivuze. Urumva,
yumva ko nta kibazo ko ako kantu unakumvisha utuvuga ati ararenze cyangwa iki, ariko ako kantu iyo ugatekerejeho nkanje ukuntu nagafata mpita ntekereza nkahita mvuga ati ahangaha nshobora kubivuga koko ribu ntabwo iza kumfata koze nta kintu nkoze. I'm sitting down ndimo ndavuga ati ntabwo nzitaba ribu, icyo kiganiro baraza kukireba ariko baraza kuvuga ati nta kintu icyo ntabwo twabimufatira. Ariko ubu bateye umutima wuko bagenda bagenzura ibintu byawe, bakazajya bagenzura ibintu byawe. Buriya hari ibirego byinshi, nanjye ndabizi ko mfite ibirego muri ribu bandezi, I'm pretty sure, ariko bishobora kuba bitari byinshi, ariko ribu irebamo igahita ivuga ati ibi ni iki, ibi tubyihorere, ibi ni ibintu hari ibibazo byinshi tudashobora gutindaho, hari ibingibi bakavuga ati reka ibyo ntabwo twabitindaho, bakazana ikindi kirego cya Duma bagara iki nacyo gisa nka kiriya, nabo bakazana ikindi kirego bakavuga ati niki gisa nka kiriya. Noneho mu gihe bagifite ibyo birego byanjye, urumva, mu gihe bagifite ibyo birego byanjye bakajya kumva mu gitondo nicaye kuri kamera mutavuga ati ariko ribu bakora akazi kabi, ribu nta kigenda, kandi bafite ibirego byanjye birengagije kubera bavuga ati ibi ni ibintu bya showbiz n'ubundi kwega ribu baturimo, ribu ni abantu nkatwe nabo baturimo bakorana, niko kazi kabo. Bo bahita bari bakavuga ati ibirego by'aba influencer n'ubundi bagomba gutwika kugira ngo babone amafaranga. Akazi niyo barimo barareba naho na kandi karima internet barayituzanye kugira ngo tuyikoreshe tuyungukemo. Then guess what happens? Ikiba bahita baravuga ati so na biriya bintu byose twari twarengagije Dumba, ibirego bazana bakareba tukabigira bitoya nko nta kibazo, nuko avuga, nuko nguko iyo yiceye kuri kamera tuvuga, guess what they do, bahita basubiraho mu birego. Kubera afata ku mavuta nanone basubiye mu birego bya media yari yarareze barirengagiza kera, bahita babizamura bagahita bavuga ati ufite ikirego n'ubu ngubu gihadi basuye mu birego, bavuga ati ngara afite ibirego bine. Ariko if you don't do it, if ujye wigendesera mu bintu uvuga niki barareba bagahita bavuga ati ntacyo avuga cyangwa yarikosoye yarigirwa, n'ibyo bintu bikagenda bisaza. Niba nkoze ikosa today narangiza nkongera twese dukora amakosa, nshobora gukora ikosa today nkongera nkakora ikosa hakiyeho amezi 8 cyangwa hakiyeho umwaka cyangwa umwaka n'igice. Rero aho ngaho baba bashobora kuvuga ati uyu nakosa, ariko ukosheje tonight anene ugakora ikiganiro cya kabiri urimo uracyavuga amakosa, anene ukoze ikiganiro cya gatatu uracyarimo uravuga amakosa, icya kane uracyarimo uravuga amakosa, baragutwara papa, babaza kugutwara telefone yanjye igiye gushiramo umuriro, babaza kugutwara eventually man, they have to take you. Babaza kugutwara. So bantu murimo murakora content, bantu murimo murakora content, abantu mushaka kuba ba content creator nyine barenze n'iki ikintu mugomba kuzajya mutekereza ni muri content nkoze ikibuga ndacyakirinda. Waje mu kibuga abantu barakwemeye, because these days it's easy, algorithm irimo irafasha, ukora akaboro ukajya kubona kararebwe n'abantu benshi n'iki. Ariko icyo ugomba gutekereza urangiye gukora content, ikibuga ndimo ndakiprotect, am I protecting the field? No, the protecting abazabafunga babamare cyangwa nabyo babifunge, nabo babifunge. Ibintu biroroshye kugira ngo mani ibi social media babikureho, kandi abantu benshi basubira kwisuka.
Jess Kwiza bamufunze tubwire, reka Jess Kwiza ntabwo nzi niba bamufunze, ntabwo ndamenya makuru, reka nze kumuhamagara numve niba bamufunze. Rero mwabyumvishe ko Jess Kwiza bamufunze. Rero abantu ako ka video ka Pamela mureke kugasakaza, ako ka video ka Pamela mureke kugasakaza, mureke kugasakaza koze nta nkuru irimo. Urumva agatwe kabi, nta nkuru irimo. Urumva mu ka video ka Pamela nta nkuru irimo. Nimukomeza mugasakaza, ikiba nuko biraza kwinfluencinga ko abantu babivuga, kandi nanone si byiza. Hari nk'abantu ubona hari nk'abantu ubona ukajya kubona ibi bintu byacu barabiturekeye, ntabwo babirimo. Urumva ukavuga ati ndi umu blogger, ndi umu influencer, ndi umu content creator, ariko Pamela ibi bintu ntabyo arimo, yarabyanze, ntabyo arimo, ntiyigaragaza, ntagira iki. Nanjye ngomba guheza, ngomba kugendera mu nzira ye. Hari umuntu ubona ukahita uvuga ati uyu Kevin Kade inkuru yose ntacyo yamutwara, ukareba ukavuga ati The Ben akeneye gukoraho inkuru nk'izi, Bruce Melody izi nkuru nazo nizo zikeneye kumukorwaho. Ntabwo ziriya ngo kubera Bruce Melody umwanga ngo nguraza kugenda uvuga buri kintu cyose cya Bruce Melody. Ngo inkuru yose bamenye, ngo inkuru yose wamenye kuri Bruce Melody ngo ugomba kuyivuga. Reka ntabwo ari uko bikora. Urumva ibi bintu ese wowe ko umwanga gute, kandi bo bashobora kumvikana bagahita bavuga ati ko man twapanze igitaramo tukabona amafaranga.